Joshua Jamani bimeze bite se musaza Sa papa wanjye Meze cyose muri no minsi wanjye Cyangwa no munsi nyine byifashe phone agari neza cyane nko tubyifuza niza saa moya nyine nawe ubibona iyi saa moya sura yibona gute musaza saa moya ari amakuru ndi kumva acicikana niba banzi babuze ibihangano ngo arabari gusora ngo arugiye gusora saa 12 kingi muse nawe ngo agiye gusora saa 10 nawe ibintu muririmba reka genda mwashakishije n'ibikuru ndi kumva bigenda bigira gusa no corona umuntu uyifiteho umwako cyane utazi no umuntu ugenda n'amaguru hari imvura igwa guhera saa 10 ikageza saa 2 z'ijoro nyamuneka cyokoza wigenzemo ko polisi ko na ninjoro n'imvura ziba ziri ariko ubundi Joshua ubundi Bruce Melody ni umuhanuzi niki Bruce Melody yagira ngo afite ibishitani Bruce Melody afite ibizimu bimugendera niba atari ibisekuru bimurimo simbizi ariko Joshua sinzi kabisa sinzi Bruce Melody afite ibishitani bimurimo bimuvugiramo uriya naga ari umwuka wera ni bibi cyane none se ubundi saa moya abantu bari bazi yuko ari saa moya ngo yo gucomeka nimba ngo wacomeka telefone ya saa moya yaraga ya saa moya mwana wa saa moya kare kabana tubaze nka saa 6 z'ijoro saa 7 aza nka saa 2 saa 4 mukagumana ngo dore basigaye baza bamwe iyo umukobwa yagukunze burya niba ubona umukobwa saa moya ziri hafi kugera ukabona umukobwa ntacyo abivugaho sheri ngo ndatashye iki menya ko umukobwa ashaka kurara ariko wa mukobwa uza byagera saa 10 n'imwe akubwira sheri ariko ndabona buri kwira menya ko umukobwa arashaka kurara aho ngaho nyamuneka uwo mukobwa nyine urukundo ruri hahandi hagati nyine tu kabisa Joshua rero muri no minsi ifite amakuru yuko utagisenga bimeze bite oya ibyo nago babeshya man nigeze kumva ejo bundi babivuga ariko naga ari ukubeshya impamvu nagisenga ni iyi impamvu nagisenga nuko ni Bibiliya rega ibitera Bibiliya iratubwira ngo ugomba gutinya Imana muri make ngewe natinya Imana ninya n'icyumba cyayo hakoze kujya mu cyumba nge natinya Imana noneho ngewe birushije ngomba no gutinya icyumba cyayo ariko wari wumva icyumba cya papa wawe imagine ari papa wawe icyumba cyo kijyamo ko wishakiye reka urabanza ukagitinya nyine tu so nanjye natinya icyumba cy'Imana niyo mpamvu nakijya gusenga ibintu by'insengero mane we nago bizi ariko Joshua rero rwose oya nibyo uretse ko atari nicyo gusa none se biriya nayo ndi kumwe na pastor Utayisire sibyo ntatekerezo ugiye mu rusengero mumfashe tuzamura icyubahiro cy'Imana amasaha yageze saa 7 uwashonje urabizi neza umudiyakoni akaza mumfashe twongeye tukizamure tukazamura amaboko nambara gufite akaza undi nyamuneka mumfashe tuzizamure mwibaza umushenzo wakimanuye twakizamuye icyo cyubahiro cy'Imana umuntu utinyuka akavuga ngo manuye icyubahiro cy'Imana twongera tukakizamura ninde uwo muntu ni yese mpamvu Mani ibintu by'amadini byo ni ibindi waratinye noneho ntago ari uko naratinye nukubere ni ibintu by'amadini mani nago biba bisobanutse tekereza nawe bajya bavuga ngo Yesu ngo ni nk'umuntu nkatwe agafite umubiri nk'uwacu ako wajya mu rusengero ukumva mu banyagatolika ngo akira umubiri wa Kristo tukawurya sha wajya hano ukumva akira amaraso ya Kristo umuntu urya umuntu gute muzima mugenzi wawe ako George uheruka kujya gusenga ryari mu rusengero neza meruka kujya gusenga turi kumwe na pastor Utayisire ni akane ejo bundi nabonye ngo sinzi ngo ibi Imana iratubwira ngo dukunde bagenzi bacu nkuko twikunda ariko Imana nayo kumva ngo iranga Satani buriya sirayaga ko Imana yatugabije Satani yaramuduhaye ngo isa ayikontorore ni ibintu bya Kristo Satani ngo yabajije Imana ngo bari abantu bo kwisi banzo bankopeho gatoya uba ngo manze manyuze ikinyabo reka nubwo nabameze gute Satani sinamwegera gusa abantu ntago gikora ibyaha ariko Joshe nk'abari ibyaha ukora ni nk'ibihe ibyaha nkora harimo ibyo kubeshya harimo ibyaha byo urebye no kubeshya cyane ndabeshya nose Joshua wirirwa kurya umwana ryari kurya umwana dusangira ibyo kurya se cyangwa murira ibyo kurya sinzi icyo ushaka kuvuga
sinzi ko ushaka kumbwira kurya nago umwana rega muri no minsi hari amaterime menshi heta ngo kurya umwana ngo samoya ngo kunyonga igare ayo materime nyine ntago wamenye icyo bivuga ibyo bintu nabikoze kera tugikina iby'abana niba ari byo ushaka kumbwira nicyo gihe nabikoreye dukina abana umwe akaba papa undi akaba mama undi akajya mu cyumba ubwo ni hasi nyine mu birere tugateka muri twa dukoroboyi twinuza twa nuza ndabyibagiwe sauce tomate uwo mukobwa yari indese tubwira izina rye umwiruka banza yaranapfuye ndatakiba muri ino si reka genda kuko yari umusazi yitwaga nde nariyeho umusazi kera wari umusazi wowe numva ufite save imwe na ya tuzuye neza mu mutwe numva ufite save imwe na Yaka mwana Yaka wari abasazi Yaka nawe yaranyemeje ahantu yavuze ngo yariye sinzi ngo yabyinanye n'abasazi ngo maze babazanira ibyo kurya ngo umusazi ngo ahita afata ibyo kurya arabimena arangije afata isahani aba ariyo yituma uwo musazi yari yararengeje kabisa umva bafite save imwe so Joshua ese ubundi babarira umbwire nk'ikintu wakoze mu buzima bwawe sibyo iwana kikagutera isoni ukumva ko kitari ngombwa kugikora nuko ubona umugore ari kunyara wari wabura n'umugore ari mu nzira ari kunyara ku nzira uziko ari wowe ugira isoni nge ntago nahuye nawe njyamura nabo akenshi bano bacuruza ku nzira bano bacuruza ibintu by'ibinyomoro ibiki byose muhurira ese mani hari igihe usanga ku nzira ahagaze arimo aranyara hari n'usanga apfuka deni wowe aho kugira ngo uba ufite amatsiko nyine yo kumubona ukabona ahubwo niwe ugize isoni ukarebye kure umugore ameze gutya ameze nka komando ku muhanda arimo arakureba ntago ajya agira mani icyo nicyo kintu nabonye yebana ndavuga kabisa abantu babaho icyo nicyo kintu nabonye nkagirira isoni kandi bitari ngombwa bari njye uzigira ahubwo umugore niwe wakazigeze none se Joshua ngiye mbabarira umbwire sibyo ikintu cyakubayeho sibyo kikakubabaza like nk'ibintu nka bibiri to byambayeho bikambabaza ikintu cyambayeho kikambabaza nzi neza ikintu nzi neza cyambayeho kikambabaza ni ukujya muri toilette za Nyabugogo ugasanga abantu wese zose zagiyemo abantu then hasigaye toilette imwe iyo toilette umuryango uri nko hirya umwenge uri hirya kandi nagakondo kariho ngo ufungeho ubwo bigusaba kureba position ujyamo nk'iya karate umuryango ufasheho ucunganwa n'umwenge wo hasi uvuge nayituma hejuru tu ngo kandi abantu bari hirya hanze ugakora ibyo ukora ukajya kureba urukoba waruzengiye hejuru yawe se ku muryango hari agakobwa kari gukomanga kandi n'amazi ari aho ngaho ngo usukeho aho niho hantu ariko ibyo bintu byari byakubaho ngo iki ukajya mu muryango ugasanga umuryango uba nko hirya wese iri nk'ahanga agomba gucunganwa nawe ugomba kureba umwenge neza target mfite niyi kandi umuryango urifungura urifungura ugomba gukoraho ukajya gusohoka gutyo ugasanga agakobwa kari aho ngaho cyangwa ukajya muri wese ugasanga wese iranuka byasana wowe uragiye uzi kuri buveyo kare kumbi warwaye mu nda ukubisemo iminota nka 30 mu gihe uri busohoka urabizi urosohoka unuka tu ukajya kumva wagera nko hirya sheri wakaguhamagara Joshua hari akantu nendaga kukubwira gatoya ukazana na wafuke bana man wari wajya nko muri wese ugasanga abantu baraho ngaho nyine baragutegereje bose ibyo wakoze wabikoze yebana urukoba wasohoye ibiki byose yebana ugasanga uwo mwako nyine ukuriho ikindi kintu gishobora kuba cyarambayeho kikambabaza ni nk'ikira ningo ikintu cyaba cyarambayeho kikambabaza icyo ndumva nyibagiwe kabisa akagenda cyambayeho kikambabaza kindi tekereza neza tubwire tu kiranze neza kabisa icyambayeho nanone kikambabaza ariko nanone ni iki ngiki ni uguhamagara umukobwa ugahamagara umukobwa ngo ngwino ngo
dusangire akazana ikipe sha akagenda akazana ibindi bikobwa kandi birya kubi tukavuga se budget ndayikora ni umukobwa wari wapanze kugiye kugurira ibintu bihenze mugatangiye kubigabanyamo makeya nyine ndafata iki cyo kunywa byagenze gute se byakubayeho man nibuze ikintu nanze bwa mbere nicyo ngicyo kandi abakobwa nibuze kuri kungushana nyamune ko ufite iyo defa umuhungu araguhamagaye uzanye timu yose ijya he uzi ko abantu barya kandi ibyo bintu byambaye birambabaza gusa uretse ko urukundo rw'ikigenda hakigenda urukundo burya rwari urwa kera bro uzi urukundo rwa kera kera wabaga uri umugabo ukaba ufite umugore akakubwira sheri wamerekeje kuri wese akaguherekeza ukaza umunsi weje ukanyuma sheri wakongeye ukamerekeza akaguherekeza inshuro ya gatatu ariko rw'ubu ngubu sanga ugenda ubwire ndimbati umugore wajya mubwire mugabo mwiza wamerekeje kuri wese saa 9 z'ijoro ndimbati yaherekeza rimwe ejo uze nanone umubwira ayo makuru ndimbati mugabo mwiza waje ukameshiza kuri we kwa mugore we ufite imyaka ingahe ufite imyaka 30 none se wa mugore we kwera urambwira ngo ngwerekeze umva rero wa mugore ndambe amabyi ya ninjoro cyangwa ujye urya bikeye ntago urukundo mahano urukundo rwaro rwa kera wateretaga umukobwa akakubwira hane ndumva nshaka inkoko ukabanza ukagenda ukamugurira nk'amandazi ukamukubita nk'ipaki imwe akarya gahaga ukamubaza sheri urumva ukeneye inkoko sheri ndumva nahaza umukobwa akabirekera naye bwiri abakobwa b'ubu ngubu mwasohokanya kubwira sheri ndumva nshaka inkoko umuzanire nk'injuga z'igihumbi muzikubite ahage neza yumva arahaza sheri urumva ugikeneye inkoko sheri ndumva nyikeneye rwose ndayitwara nka tekawe nyine n'abakobwa b'ubu ngubu niyo nuza turimo tu gusa niba uri umuhungu nanone ukabutereta umukobwa nyamuneka ikintu ngiye nkubwira mujyane muri niba udashaka gukura nyine cyane mujyane muri zino restaurant z'abashinwa Chinese restaurants cyangwa Indian chef umujyane bamukubite menu arebe ko nta nicyo kurya na kimwazi ibiryo byose biri mu gishinwa list arimo arayireba nk'uri kwireba kuri list yitora arimo arareba akabona ibiryo byose ntacyo kurya na kimwazi aho ngaho nibwo avuga sheri ibyo uri buzane nanjye aba ari byo uza kumereza bya bindi byabaye kuri mwisenera Rosiane ari muri bootcamp ya Miss Rwanda nta cyongereza harazi reka wari ukizi yari mwiza Megan babaje ni mwiza Megan what can we bring for you aravuga what do you have chicken burger yeah we have what about beef burger yeah we do have so do you know what you're going to do bring for me beef burger wongereho nka kasoso gakeya niki ibyo mwiseneza Rosiane nabyo arazi mwiseneza nawe bamugeraho mwiseneza Rosiane what can we bring for you what can we bring for you come again please tukuzanira iki nicyo twashaka kuvuga okay icyo munzanira aratekereza na myumbati hano bajya bateka urabizi munzanire nk'ibyo ni mwiza Megan mwamuzanye mu gifaransa bajya bavuga ngo seke Megan adi je n'ajouterie bishatse gusobanura iki what Megan have said I cannot add anything I can't add anything just bring abahungu benshi izo debo turazigiye ugiye nko muri sene ugiye baguzaniye nuzana nacyo kurya na kimwe uri kubonaho ubuze base na melange icyo uhita ukora munzanire nk'ibyo nguye abatumye wa wundi bizi bisobanukiwe neza iyo ni defo dukira tu kandi ari ikintu ubundi ari na defo yindi abahungu dukunda guhuriraho nka bya bintu navuga byo kujya kuri wese ugatindamo abantu bari hariya baragutegereje ngo uvemo abakobwa bari hariya ugasa nkaho wigira ko natinze buriya niba ari bungire cyane akahita afata telefone ayo matafari muyasukaho ngaho kugira ngo abantu baze kumenya ko watinze maro kuri telefone warangije karari kuri telefone iyo defo nujye ubikora byose arambeshye man ntago byabaye ibyo bintu niba uri kundeba nyamuneka uze kumbwira ko bino bintu bitakubayeho namwe bitabaho abantu bava muri wese bakagenda bakavayo bari kuri telefone menya ko yebana yatinzemo yamaze migi ariko Joshua nta mukobwa wari wohereza itike nyine ngo aze gusure mu rugo sibyo yarangiza ugasanga ntaje byabayeho ahita ambwira ngo nyina ngo amutumye ku isoko ibintu nk'ibyo ngibyo sha ariko zimani yo hamagaye umukobwa uburyo ubanza kwikocinga kugira ngo ni wowe ufite ubushyuhe bwa hatari mu gipango wose babizi uragira ntago ubutegezo ukabanza ukakubita pompage yari iyo ukabanza ukakubita ka parufe hano hena no mu cyumba ukagakubita mukakangiza nyine tu inzu kayikuba
ugategereza ko umukobwa nyamuneka ari ukabanza ukikocinga mu ntebe baraba yicaye hano ibirayi ukagura agateka gafiri ijambo rya mbere ndimubwire miss you too y'utuntu nk'utwo nyine mugabo birano ukabanza ukabyimagina ukabanza ugahobera intebe ukongera ukicara neza fresh ukavuga ndahita ngenda muzana ibyo kurya mbitereka ibyo bintu ibaba ndikocinga neza fresh maze ubushyuhe si ukurya urusenda neza ndabanza ndatuza neza murendo ndahamagara sheri none se ugeze he sha urabizi ko byanze dore mama numye ku isoko kandi nibagiye kumwaka itike nkoresheje ya yindi yawe wase tukazabikora undi munsi tukupa umubwira nta nubwo umubwira ngo wese ngo iki nta busobanuro witukupa tu byambayeho ntago nabeshye byambayeho kabisa icyo gihe wese ufata amazi wari ufite ubushyuhe bwinshi uravuga agasabune se ntabwo njya nikeneye reka genda ntabwo njya nikeneye bagira ikintu mbwira abahungu bikinisha abahungu bikinisha nyamuneka kiriya kibuga murimo ntabwo mukizi ingaruka zo kwikinisha ni nyinshi ingaruka zo kwikinisha harimo kurangiza vuba ingaruka zo kwikinisha harimo uburwayi harimo kanseri bita niba bayita ngo iki hari kanseri bigira ikindi kintu mu kwikinisha bishobora kuba arya byita impotence niba ari impotence gutyo mu cyongereza simbizi gutyo ukagira ubugumba nyine uburyo utabyara kwikinisha bituma wibagirwa cyagiye nibagiwe ariko ntabwo byatewe nabyo ikindi nanone bituma udatekereza neza na Yaka yigeze kubivugaho iriya Yaka niyo mpamvu bafite kiriya kibazo bajya bavuga nagatekereza neza muri aka pipi karagabanyuka Joshua rero mfite ikibazo cy'amatsiko ahangaha sibyo NBA mu magambo arambuye bisobanura iki NBA aba bantu nabo barabyise banza nabo batabiza babikoze gute wandika rino jambo ryose ntusizeho ubusobanuro bwo hasi NBA ubu ngiye kuvuga Rwanda Broadcasting Agency cyangwa National Broadcasting Agency jya twarabihimbaga iyo baguhezaga ikintu kirimo giye wamenye ko ari government organization ariko nabihari ariko ngiye banza ari network bus agency birahurara network bus no ni tapendigo network boro accounting ntabwo bihura wala NBA National Broadcasting Agency none se NBA zicyari cyo NBA nyine ni ibintu byo gukina volley none se broadcast bihurira no gukina volley abari abanyamakuru iyo habaye match kazanyuraho ubutaha ariyo iyo ni broadcast bane nanjye meze nka Yakungu wallahi ntacyo nzi ngiye kukubeshya wapi kabisa none se NBA niyo mu kihe gihugu NBA niyo muri Amerika niyo muri Amerika kabisa noneho ese numva iyo muri Tanzania noneho ngaho ukomeze ugereranye tumve NBA cyo bivuga nyogoti ibintu byose nari nzi ko bishizeyo ni munsi reka ntabwo byavamo ngiye kuvuga ngo sitata kubera ko ari mna reka tujye dukurikije amazina y'abantu munsi bihora iki bigomba guhinduka cyangwa bigomba guhinduka Alex Muyoboke turi kubera Joshua rero so Joshua igira ikintu ubwira badukurikiye icyo nababwira ni ukwirinda no covid ikindi nababwira ni uguforinga kuri page zanjye Instagram na YouTube ikindi nanone yebantu hari filime igiye gusohoka ya Mayibobo vuba Mayibobo twari twayikoze nyine bisa nkaho bipfuye ariko tugiye gusohora episode nshyashya ariko ni ukuvuga igiye kuza ari nshyashya muri make episode ya mbere kuzamura tu so muzayirebe bayita Mayibobo tu abantu baba barabaye mu buzima bubi babana banywa ibimogi n'ibiki byose nzaba ndi main actor kuri YouTube channel yanjye Joshua Comedian ebana nta kindi nababwira bakomeze kwirinda icyorezo cya covid so ngewe rero nari Crizo de Kata
twari twaje kuganira na Joshua mukunda bya hatari. Ndakeka yuko ikiganiro cyagenze neza kandi muze kugikurikira, nanjye munkurikire kuri Instagram, mu following, ibintu bigende neza cyane. Thank you guys. Wakoze nawe cyane. Yeah.